Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Tugeze ku gice cya 30. Ubuturo bwera, ubuturo bw'Imana muri Isirayeli. Iki gice gishingiye mu Kuva igice cya 25 kugeza ku cya 40, n'Abalewi igice cya 4 n'icya 16. Ubwo yari kumwe n'Imana ku musozi, Mose yahawe itegeko rivuga riti, kandi bandemera ubuturo bwera nture hagati muri bo. Kuva igice cya 25 umurongo wa 8. Amabwiriza yuzuye yo kurema ubuturo bwera yaratanzwe. Kubwo gusubira inyuma kwabo, Abisirayeli bimuye Imana, ariko bamaze kongera kwemerwa nayo, uwo muyobozi ukomeye akomeza gukora ibyo Imana itegetse. Imana ubwayo yahaye Mose igishushanyo mbonera cy'uko izaba iteye n'uko izaba ingana, ibyo bazakoresha bayubaka, na buri gikoresho cyose kizashyirwamo. Imyanya yera yakozwe n'intoki yasuraga hahandi h'ukuri, ibishushanyo by'ibyo mu ijuru, ikigereranyo gito cyane cy'urusengero rwo mu ijuru, aho Kristo umutambyi wacu mukuru ari umuvugizi w'abanyabyaha. Imana yeretse Mose ubuturo bwera bwo mu ijuru, maze imutegeka gukora byose akurikije ibyo yeretswe. Kubaka ubwo buturo bwera hari hakenewe ibikoresho byinshi cyane kandi by'igiciro gihanitse kuruta ibindi byose. Nyamara Uwiteka yemeye gusa amaturo atanganywe ubushake. Abantu bose baremera umuntu wese utewe umwete n'umutima we, uwemejwe na wo wese bazana amaturo batura Uwiteka yo kuremesha rya hema ry'ibonaniro. Haza abagabo n'abagore, abemejwe n'imitima yabo bose bazana impeta zo mu mazuru n'izo mu matwi, n'izishyiraho ikimenyetso n'inigi, byose ari izahabu. Ubwo bubakaga ubuturo bwera, abagabo, abagore n'abana bakomeje kuzana amaturo yabo bafite imitima ikunze, kugeza ubwo abari bashinzwe uwo murimo basanze bafite ibirenze ibyo bagombaga gukoresha. Maze Mose ategeka ko batangaza mu mahema yose ati, ntihongere kugira umugabo cyangwa umugore urema ikindi cyo guturira kuremesha ubuturo bwera. Uko niko babujije abantu gutura. Kwitanga kw'Abisirayeli, umurava n'ubushake ni icyitegererezo gikwiriye gukurikizwa. Abantu bose bakunda gusenga Imana bazagira umutima nk'uwo wo gutanga, bategura inzu Imana izabonaniramo nabo. Umubare uhagije wo kurangiza umurimo ukwiriye gutangwa nta gahato, maze abakozi bashobore kuvuga nk'uko abubakaga ihema ry'ibonaniro bavuze ngo, ntimuzana andi maturo. Iryo hema ryari rito, rifite uburebure bwa metero 16 na metero 3 n'igice z'ubugari n'ubuhagarike. Nyamara ryari igitangaza. Imbaho zaryo zari iz'igiti cy'umushita kitamungwaga nk'ibindi biti aho kuri Sinayi. Ibisika byari bigizwe n'imbaho zemye zishinzwe mu myobo icuzwe mu ifeza, kandi zikomejwe n'inkingi zose ziyagirijweho izahabu, bisa nk'aho ari izahabu nyayo. Ibyumba bibiri bigereranya ibyiciro bibiri by'umurimo wo kubwiriza ubutumwa. Iyo nyubako yari igabanyijemo ibyumba bibiri n'umwenda mwiza cyane, kandi umwenda nk'uwo wari ukingirije ku muryango w'icyumba cya mbere. Iyo myenda yari ifite amabara ateye ubwuzu, ubururu, umuhemba n'umuhengeri, kandi ubudodo bw'izahabu n'ifeza babudodamo ibishushanyo by'abakerubi bagereranya abamarayika. Iryo hema ryera ryari ribambye ahatari amazu cyangwa ibiti hitwa urugo. Irembo ryari iburasirazuba bw'urwo rugo, rikinzwe n'imyenda iboshywe mu buhanga n'ubwo itahwana n'iyo mu buturo bwera. Iyo nyubako yagaragaraga neza umuntu ari hanze. Mu rugo hari igicaniro cy'ibitambo byoswa. Kuri icyo gicaniro niho ibitambo byose byatambiwe Uwiteka byakongorerwaga n'umuriro, kandi ku mahembe yarwo niho baminjiraga amaraso y'impongano. Hagati y'icyo gicaniro n'umuryango w'ihema ry'ibonaniro hari igikarabiro cy'umuringa cyakozwe mu birahuri by'indorerwamo, byari byaratanzwe ku bushake n'abagore b'Abisirayeli. Mu gikarabiro nimo abatambyi bakarabiraga intoki n'ibirenge iyo babaga bagiye mu buturo bwera, cyangwa iyo begeraga igicaniro gutambira Uwiteka igitambo cyoswa. Mu cyumba cya mbere cyangwa hera hari ameza y'imitsima yo kumurikwa, igitereko cy'amatabaza n'igicaniro cyo koserezwaho imibavu. Ameza y'imitsima yo kumurikwa yari mu ruhande rw'ibumoso, yari ayagirijweho izahabu nziza. Abatambyi bagombaga gushyiraho imitsima 12 ishyizwe hamwe mu birundo bibiri. Mu ruhande rw'iburyo hari igitereko cy'amatabaza gifite amashami 7, amashami yacyo yari arimbishijwe n'uburabyo bucuzwe mu buhanga, cyose gicuriwe hamwe mu izahabu nziza. Ntibazimirizaga amatabaza yose icyarimwe, ahubwo yamurikaga amanywa n'ijoro. Ugiye kugera ku mwenda watandukanyaga hera na hera cyane, aho Imana yabonaniraga nabo, ahari igicaniro cy'imibavu gikozwe mu izahabu. Kuri icyo gicaniro umutambyi yagombaga kosa imibavu mu gitondo na nimugoroba hose. Amahembe yacyo yahongererwagaho amaraso y'igitambo cyatambirwaga ibyaha, kandi yamishwagaho amaraso ku munsi ukomeye w'impongano. Umuriro wo kuri icyo gicaniro watswaga n'Imana ubwayo. Amanywa n'ijoro umubavu wera wahumuraga muri ibyo byumba byera no hirya y'ahakikije ihema ry'ibonaniro. Urenze uwo mwenda wari ukingirije imbere, wageraga hera cyane, ahaberaga umuhango wagereranyaga umurimo wo guhongerera no gusabira abantu, ari uhuza ijuru n'isi.
Muri icyo cyumba hari isanduku y'ibihamya isigirijwe izahabu imbere n'inyuma, yabikwagamo ibisate by'amabuye by'amategeko 10. Yiswe isanduku y'isezerano ry'Imana, ubwo amategeko 10 ari y'isezerano ryagizwe hagati y'Imana n'Abisirayeli ryari rishingiyeho. Igitwikira iyo sanduku cyiswe intebe y'ihongerero, yakozwe mu izahabu nziza, kandi mu mitwe yayo yombi hari abakerubi bakozwe mu izahabu. Uko abo bakerubi bari bameze berekeranye kandi bicishije bugufi bareba hasi ku isanduku, byagereranyaga icyubahiro abo mu ijuru bagirira amategeko y'Imana n'uburyo bishimira umugambi wo gucungura abantu. Hejuru y'intebe y'ihongerero hari Shekina yagaragazaga ko Imana ihari. Rimwe na rimwe umutambyi mukuru yahabwaga ubutumwa buvuye ku Mana n'ijwi ryavugiraga muri icyo gicu. Amategeko y'Imana yari mu isanduku niyo yagengaga gukiranuka n'ubucamanza. Ayo mategeko yahanishaga urupfu uyishe. Ariko hejuru y'amategeko hari intebe y'ihongerero. Kubw'umurimo wo guhongerera ibyaha, imbabazi zahabwaga umunyabyaha wihannye. Imbabazi n'umurava birahuye, gukiranuka n'amahoro birahoberanye. Zaburi ya 85 umurongo wa 10. Nta rurimi rwasobanura ubwiza bwo mu buturo bwera. Ibisika bisizwe izahabu birabagirana kubw'umucyo uturuka mu bitereko by'amatabaza bikozwe mu izahabu. Ameza n'igicaniro cy'imibavu birabagirana kuko ari izahabu. Hirya y'umwenda wa kabiri isanduku yera, kandi no hejuru yayo Shekina yera, ikimenyetso cy'uko Yehova ahari. Byose ni igishushanyo gito gusa cy'ubwiza bw'urusengero rw'Imana mu ijuru, urwego rukomeye rw'umurimo wo gucungura umuntu. Byatwaye nk'igice cy'umwaka kubaka iryo hema ry'ibonaniro. Ryuzuye, Mose yitegereza imirimo yose yakozwe n'abubatsi. Mose yitegereza ibyo baremye byose, abona babikoze uko Uwiteka yategetse. Uko niko babikoze. Mose abasabira umugisha. Inteko y'Abisirayeli yateraniye aho kureba icyo gikorwa cyera. Inkingi y'igicu yatwikiriye ihema ry'ibonaniro, maze ubwiza bw'Uwiteka burabagirana bwuzura ubwo buturo. Ubwiza bw'Imana bwaragaragaye, ndetse na Mose amara akanya adashobora kwinjira. N'umunezero mwinshi, abantu babona ikimenyetso kivuga yuko umurimo w'intoki zabo wemewe. Bagwa mu kayubi. Umunezero wo mu mitima yabo uhinduka iriba ry'amarira y'ibyishimo. Imana yari yemeye kubana nabo. Mu minsi ya Aburahamu, ubutambyi bwari uburenganzira umwana w'umuhungu w'imfura yavukanaga. Noneho kuba imfura, Uwiteka yemereye umuryango wa Lewi gukora mu buturo bwera. Nubwo byari bimeze bityo, Aroni n'abahungu be bonyine nibo bari bemerewe gutambira Uwiteka. Abasigaye b'uwo muryango bagombaga gutunganya ihema ry'ibonaniro n'ibikoresho birimo. Ikanzu y'umutambyi usanzwe yabohwaga mu budodo bw'igitare bwiza, ikabohwamo umwenda umwe wakenyezwaga umushumi w'amabara y'ubururu, umuhengeri n'umuhemba. Igitambaro cyo ku mutwe cyuzuzaga umwambaro w'inyuma. Abatambyi bagombaga gusiga inkweto zabo mu rugo batarinjira mu buturo bwera, kandi bagombaga no gukaraba ibiganza byabo byombi n'ibirenge bataratangira imirimo yabo mu ihema ryera. Muri ubwo buryo higishijwe icyigisho y'uko abashaka kwegera Imana bose bagomba kutagira umwanda uwo ari wo wose. Imyambaro y'abatambyi bakuru yari ikoze mu bintu bihenda cyane kandi ikozwe mu buhanga bwinshi cyane. Wongereye ku ikanzu y'igitare y'abatambyi basanzwe, yambaraga ikanzu y'ubururu nayiboshywe mu mwenda umwe. Ku musozo wayo hepfo hari harimbishijwe n'inzogera z'izahabu n'ibisa n'amatunda y'amakomamanga y'ubururu, umuhengeri n'umuhemba. Efodi, igitambaro kigufi cyabaga gifashwe n'umushumi ufite amabara nk'ayo. Efodi ntiyagiraga amaboko, kandi ku mishumi yayo yo ku rutugu hariho amabuye abonerana abiri yanditsweho amazina y'imiryango 12 y'Abisirayeli. Hejuru ya efodi hari umwambaro wo ku gituza ufite impande enye zingana, ufatiwe ku ntugu n'umushumi w'ubururu. Umusozo wari ugizwe n'amabuye y'igiciro ataramwe, kimwe n'akoze imfatiro 12 z'umurwa w'Imana. Amabwiriza y'Uwiteka yari ngo Aroni azajye yambara ku mutima we amazina y'abana ba Isirayeli, ari kuri uwo mwambaro wo ku gituza wo kungirisha inama uko yinjiye ahera, aburwibutso rubibukisha imbere y'Uwiteka ubudasiba. Kuva igice cya 28 umurongo wa 29. Niko Kristo umutambyi mukuru ukomeye aburanisha amaraso ye aburanira abanyabyaha, abafite ku mutima we izina ry'uwihana wese kandi wizera. Iburyo n'ibumoso bw'umwambaro wo ku gituza hari amabuye abiri manini yitwa Urimu na Tumimu. Iyo babazaga Uwiteka ibibazo, umucyo wagotaga ibuye ry'iburyo cyari ikimenyetso cy'uko Imana ibyemeye, ariko igicu gitwikiriye ibuye ry'ibumoso cyo cyari igihamya cyo guhakana. Ikintu cyose cyari gifitanye isano n'imyambaro n'imyifato by'abatambyi cyashakaga kumvisha ubireba kwera kw'Imana no kutagira inenge bikwiriye abaje aho Imana iri. Uretse ubuturo bwera ahubwo, umurimo w'abatambyi ni igicucu cy'ibyo mu ijuru. Abaheburayo igice cya 8 umurongo wa 5. Uwo murimo wari ufite imigabane ibiri. Ibyakorwaga iminsi yose na rimwe mu mwaka. Ibyakorwaga iminsi yose byaberaga ku gicaniro cy'ibitambo byoswa mu rugo rw'ihema ry'ibonaniro n'ahera, naho ibyakorwaga rimwe mu mwaka byaberaga ahera cyane.
nta muntu uwo ari we wese uretse umutambyi mukuru wemererwaga kureba imbere mu buturo bwera. Rimwe mu mwaka gusa niho yahinjiraga. Abantu batuje mu cyubahiro cyinshi bategerezaga ko agaruka, imitima yabo yazamuwe mu masengesho basaba imigisha y'Imana. Umutambyi mukuru yahongereraga Isiraheli imbere y'intebe y'ihongerero, kandi mu gicu cy'ubwiza niho Imana yavuganiraga nawe. Iyo yatindaga akarenza igihe gisanzwe byabateraga ubwoba ngo ahari kubw'ibyaha byabo cyangwa ibye bwite yaba yishwe n'ubwiza bw'Uwiteka. Mu gitondo cyose na nimugoroba hose umwana w'intama umaze umwaka wakongorwaga n'umuriro ku gicaniro, bigereranya kwitanga kw'iminsi yose kw'abantu no guhora bisunga amaraso y'impongano ya Kristo. Igitambo kitagira inenge cyonyine cyashushanyaga kwera kwe kuzuye, we wari kuzitanga nk'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 19. Intumwa Pawulo aravuga ati: nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, niko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Abaroma igice cya 12 umurongo wa mbere. Abayikundisha umutima wose bifuza kuyikorera neza cyane mu mibereho yabo, bahora bashaka guhuza imbaraga zabo zose n'ubushake bwayo. Igihe yabaga yose imibavu, umutambyi yarushagaho kwegera Imana kuruta igihe yabaga akora indi mirimo ye yose y'iminsi yose. Ubwiza bw'Imana bwagaragariraga hejuru y'intebe y'ihongerero, bwabonekaga igice uhagaze mu cyumba cya mbere. Iyo umutambyi yoserezaga Uwiteka imibavu, yerekeraga ya sanduku, maze uko ubwiza bw'Imana bwamanukiraga ku ntebe y'ihongerero bukuzura hera cyane. Iyo umutambyi yoserezaga Uwiteka imibavu, yerekeraga ya sanduku y'isezerano, maze uko ubwiza bw'Imana bwamanukiraga ku ntebe y'ihongerero bukuzura hera cyane, iteka umutambyi yagombaga gusubira inyuma ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Nk'uko umutambyi yarebaga kubwo kwizera ku ntebe y'ihongerero atashoboraga kubona, ni nako muri iki gihe abantu b'Imana bakwiriye kwerekeza amasengesho yabo kuri Kristo, umutambyi mukuru wabo ukomeye, ubasabira mu buturo bwera bwo mu ijuru. Imibavu ihagarariye ibyo dukesha Kristo no kutuvuganira kwe, gukiranuka kwe kutagira amakemwa guhabwa abantu kubwo kwizera, kandi niko konyine gushobora gutuma gusenga kw'abanyabyaha kwemerwa n'Imana. Amaraso n'imibavu nibyo byatumaga begera Imana, ibigereranyo byerekana umuvugizi ukomeye, ari we wenyine uwihana ashobora kuboneramo imbabazi n'agakiza. Uko abatambyi binjiraga ahera mu gitondo na nimugoroba, niko igitambo cy'umunsi wose cyabaga giteguwe gutambirwa ku gicaniro cyo mu rugo. Icyo cyabaga ari igihe gikomeye cyashishikazaga cyane abantu. Abasengeraga aho ku ihema ry'ibonaniro bagombaga kwisuzuma mu mitima kandi bakihana ibyaha. Uko kwinginga kwabo kwazamukanaga n'igicu cy'imibavu, naho kwizera kwerekanaga ibikorwa by'umukiza wasezeranywe byagereranywaga n'igitambo cy'impongano. Mu bihe byakurikiyeho, ubwo Abayuda bari baratataniye mu bunyage mu bihugu bya kure, nabwo ubwo iyo saha yageraga berekezaga amaso yabo i Yerusalemu bagasenga Imana ya Isirayeli bakomeje. Muri uwo muco Abakristo bafite urugero rw'amasengesho ya mu gitondo na nimugoroba. Imana inezezwa cyane n'abicisha bugufi mu gitondo na nimugoroba bashaka kubabarirwa no gusaba imigisha. Imitsima yo kumurikwa yari igitambo gihoraho, bimwe mu byatambwaga iminsi yose. Iteka iyo mitsima yahoraga imbere y'Uwiteka, icyemezo cy'uko umuntu abeshejweho n'Imana mu byerekeye ibyo kurya by'umubiri n'iby'umwuka, biboneka gusa tubisabiwe na Kristo. Imana yari yaragaburiye Abisirayeli imitsima ivuye mu ijuru, kandi bari bakibeshejweho n'ubuntu bwayo butagira uko bungana, aribwo bubahesha ibyo kurya by'umubiri n'imigisha y'iby'umwuka. Manu n'imitsima yo kumurikwa byombi byerekanaga Kristo, umutsima muzima. We ubwe yaravuze ati: "Nijye mutsima muzima wavuye mu ijuru." Yohana igice cya 6 umurongo wa 48 kugeza kwa 51. Iyo mitsima yakurwagaho ku isabato hose, bakayisimbuza indi ivuzwe vuba. Umuhango warutaga iyindi yose mu yakorwaga iminsi yose wari uwakorerwaga umuntu ku giti cye. Umunyabyaha wihanaga yazanaga igitambo cye ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, maze agashyira ikiganza cye kuri icyo gitambo, akatura ibyaha bye, nuko mu buryo bwo kugereranya akabyikuraho akabishyira kuri cya gitambo kitagira icyaha. Ubwe rero agasogota iryo tungo, maze umutambyi akajyana amaraso yaryo ahera, akayaminjagira imbere y'umwenda ukingirije isanduku y'amategeko yabaga yishwe n'uwo munyabyaha. Muri uwo muhango icyaha cyabaga kubw'amaraso mu buryo bwo kugereranya gikuwe kuri uwo muntu kigashyirwa ku buturo bwera. Rimwe na rimwe amaraso ntiyajyanwaga ahera, ariko inyama zaribwaga n'umutambyi nk'uko Mose yavuze ati: "Mwabujijwe n'iki kurira ahantu hera cya gitambo gitambiwe ibyaha, ko ari icyera cyane mukagiherwa kwishyiraho gukiranirwa kw'iteraniro." Abalewi igice cya 10 umurongo wa 17. Iyo mihango yombi yagereranyaga gukura ibyaha kuwihana bikajya ku buturo bwera. Ngiyi imirimo yakorwaga uko bukeye umwaka ukarangira. Kuko ibyaha by'Abisirayeli byashyirwaga ku buturo bwera muri ubwo buryo, ahera haranduzwaga
maze bigatuma hakenera umurimo w'umwihariko kugira ngo ibyaha bikurweho. Imana yategetse yuko hakorwa impongano icyumba cyera cyose, kandi igicaniro cyo agihumanure acyeze gikurweho guhumana kw'Abisirayeli kwinshi. Abalewi igice cya 16 umurongo wa 19. Rimwe mu mwaka ku munsi mukuru w'impongano, umutambyi mukuru yinjiraga ahera cyane kweza ubuturo bwera. Amasekurume y'ihene 2 yazanwaga ku muryango w'ubuturo bwera, maze bakayafindira. Icyafindisha kimwe cyerekana iy'Uwiteka, ikindi cyerekana iyo koherwa. Ihene ubufindo bwa mbere bwafataga yatambwagaho igitambo cy'ibyaha by'abantu. Umutambyi yagombaga kujyana amaraso yayo hirya ya wa mwenda, akayaminjagira ku ntebe y'ihongerero. Nuko ahongerera hera kubwo guhumana kw'Abisirayeli kwinshi no kubw'ibicumuro byabo, kubw'ibyaha bakoze byose. Uko aba ariko agenza n'ihema ry'ibonaniro ribana nabo. Aroni arambika ibiganza bye byombi mu ruhanga rw'iyo hene nzima, yaturire hejuru yayo gukiranirwa kw'Abisirayeli kose n'ibicumuro byabo byose, ibyaha bakoze byose abishyire mu ruhanga rw'iyo hene, ayiha umuntu witeguriye ibyo ngo ayijyane mu butayu. Iyo hene ijya ahatagira abantu, yikoreye gukiranirwa kwabo kose, uwo muntu ayirekurire mu butayu. Abantu ntibashoboraga kumva yuko bakijijwe umutwaro w'ibyaha byabo iyo hene itaroherwa muri ubwo buryo. Umuntu wese yagombaga kwibabaza ubwo uwo murimo wo guhongerera wabaga uri gukorwa. Barekaga imirimo yose, kandi inteko yose y'Abisirayeli bamaraga uwo munsi bicishije bugufi cyane imbere y'Imana, basenga biyirije ubusa kandi basuzuma imitima cyane. Ukuri kwerekeye guhongererwa kwigishwaga n'uwo murimo wakorwaga rimwe mu mwaka. Mu bitambo by'ibyaha byatambwaga mu mwaka wose, igisimbura umunyabyaha cyari cyaremewe, ariko amaraso y'icyo gitambo ntiyabaga yahongereye koko icyo cyaha. Ayo maraso yabaga yatanze uburyo gusa bwo gukura icyaha kuwihana kikajyanwa ku buturo bwera. Iyo yatambaga amaraso, umunyabyaha yaturaga ibyaha, maze akerekana kwizera uwajyaga kuzakuraho ibyaha by'abari mu isi, ariko ntiyabaga akuweho rwose gucirwaho iteka n'amategeko. Ku munsi w'impongano, umutambyi mukuru amaze kujyana igitambo cy'inteko, yajyaga ahera cyane afite amaraso, maze akayaminjagira ku ntebe y'ihongerero hejuru y'ibisate byanditsweho amategeko. Nuko ibyo amategeko ateganya yuko umunyabyaha yaka ubugingo bwe byarasubijwe bishimishije. Noneho nk'umuvugizi w'abantu, umutambyi yikoreraga ibyaha, maze yava mu buturo bwera akaba afite umutwaro w'ibyaha by'Abisirayeli. Yashyiraga ibiganza ku mutwe w'ihene yo koherwa, maze akatura ibyaha, gukiranirwa kw'Abisirayeli kose n'ibicumuro byabo byose, ibyaha bakoze byose akabishyira mu ruhanga rw'iyo hene. Ibyo byaha byabaga bikuwe ku bantu iteka ryose. Nguwo umurimo wakorwaga. Ni igishushanyo cy'igicucu cy'ibyo mu ijuru. Abaheburayo igice cya 8 umurongo wa 5. Ubuturo bwera bwo mu isi bwashushanyaga iby'iki gihe cya none, ubwo abakurikiza amategeko yayo batura amaturo bagatamba ibitambo ahera haho habiri, cyari igishushanyo cy'ibyo mu ijuru. Kristo umutambyi wacu mukuru ukomeye niwe ukorera ahera ho mu ihema ry'ukuri, iry'abantu batabambye. Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 9 n'uwa 23 n'igice cya 8 umurongo wa 2. Intumwa Yohana yeretswe urusengero rw'Imana mu ijuru. Yahabonye amatabaza 7 yaka umuriro yamurikiraga imbere y'iyo ntebe. Yabonye marayika afite icyotero cyacuzwe mu izahabu, ahabwa imibavu myinshi ngo ayongere ku masengesho y'abera bose, ayishyire ku gicaniro cy'izahabu kiri imbere ya ntebe. Ibyahishuwe igice cya 4 umurongo wa 5 n'igice cya 8 umurongo wa 3. Aho ngaho uwo muhanuzi yemerewe kureba icyumba cya mbere mu buturo bwera bwo mu ijuru. Nanone urusengero rw'Imana rwo mu ijuru rurakingurwa, maze areba hirya y'umwenda w'imbere, abona hera cyane. Aho niho yabonye isanduku y'isezerano ryayo. Ibyahishuwe igice cya 11 umurongo wa 19. Iyo sanduku igereranywa n'isanduku yera yabajwe na Mose kugira ngo ibikwemo amategeko y'Imana. Pawulo avuga ko ihema n'ibintu byose barikoreshagamo rimaze kuzura byari ibishushanyo by'ibyo mu ijuru. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 7 umurongo wa 44 n'Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 21 kugeza kwa 23. Kandi Yohana avuga yuko yabonye ubuturo bwera bwo mu ijuru. Ubwo buturo bwera aho Yesu atubereye umugabura nibwo bwa mbere bukomeye. Ubuturo bwera bwubatswe na Mose bwari igishushanyo cyabwo. Ukuri kw'ingenzi kwerekeye ubuturo bwera bwo mu ijuru n'imirimo yahakorerwaga kugira ngo umuntu acungurwe kwagombaga kwigishwa n'ubuturo bwera bwo mu isi n'imirimo yakorerwagamo. Amaze kujya mu ijuru, umukiza wacu yagombaga gutangira umurimo we nk'umutambyi wacu mukuru, kuko Kristo atinjiye ahera haremwe n'intoki hasuraga hahandi h'ukuri, ahubwo yinjiye mu ijuru bwaho kugira ngo none ahagarare imbere y'Imana ku bwacu. Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 24. Umurimo wa Kristo wagombaga kugira imigabane ibiri ikomeye, umugabane wose utwara igihe runaka kandi ufite umwanya wawo mu buturo bwera bwo mu ijuru. Niko rero umurimo nyawo wari ugizwe n'imigabane ibiri, imirimo ikorwa iminsi yose n'ikorwa rimwe mu mwaka.
kandi umurimo wose wari ufite icyumba cy'ihema ry'ibonaniro wakorerwagamo. Kristo azamutse mu ijuru yasanze Imana, ajya kuburanisha amaraso ye aburanira abizera bihana. Niko umutambyi mu mirimo ya buri munsi yaminjiraga amaraso y'igitambo ahera abigirira umunyabyaha. Nubwo amaraso ya Kristo yagombaga gukiza umunyabyaha wihana ntacirweho iteka n'amategeko, ntiyagombaga gukuraho icyaha. Cyagumaga mu bitabo by'ubuturo bwera kugeza ubwo habereyeho impongano iheruka. Niko no mu gishushanyo cy'ubuturo bwera cyo ku isi amaraso y'igitambo cy'ibyaha yakuragaho icyaha ku kwihana, ariko cyagumaga mu buturo bwera kugeza ku munsi w'impongano. Ku munsi ukomeye w'ingororano uheruka, abapfuye bazacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo. Ibyahishuwe igice cya 20 umurongo wa 12. Hanyuma ibyaha by'abihana by'ukuri bose bizahanagurwa mu bitabo byo mu ijuru. Ubwo ubuturo bwera buzakurwamo cyangwa buzezwamo ibyaha byose byagiye byandikwamo. Mu buturo bwera bwo mu isi bwashushanyaga ubwo mu ijuru, uwo murimo ukomeye wo kwezamo ibyaha wagereranyaga imirimo y'umunsi w'impongano, kweza ubuturo bwera bwo mu isi bakuyemo ibyaha byari byarabwanduje. Mu ihongerera riheruka, ibyaha by'abihana by'ukuri bizahanagurwa mu bitabo byo mu ijuru, ubutazongera kwibukwa cyangwa gutekerezwa ukundi. Ni nako mu buturo bwera bwo mu isi bwagereranyaga ubwo mu ijuru, byoherwaga mu butayu bikava mu bantu ibuheriheri. Ubwo Satani ari we woshya abantu bagakora ibyaha byose byatumye umwana w'Imana apfa, ubutabera bushaka yuko Satani azahanwa ku munsi w'imperuka. Umurimo wa Kristo wo gucungura abantu no kweza isi ikavamo icyaha uzarangizwa no gushyira ibyaha kuri Satani uzahanwa ubuheruka. Ni nako mu buturo bwera bwo ku isi imirimo yakorwaga rimwe mu mwaka yarangizwaga no kweza ubuturo bwera no kwaturira ibyaha ku mutwe w'ihene yo koherwa. Niko mu mirimo yo mu buturo bwera abantu bigishwaga iminsi yose ukuri gukomeye cyane kwerekeye urupfu rwa Kristo n'imirimo ye, kandi rimwe mu mwaka ibitekerezo byabo byerekezwaga ku bizabaho iminsi ya nyuma y'intambara ikomeye hagati ya Kristo na Satani, ariko kwezwa kw'isi guheruka ikavamo icyaha n'abanyabyaha.